Abashuje cyane mwebwe mudukurikira ku Muremyi TV. Imana ibarinde kandi Imana ibakomeze ibayoboze imbaraga zayo kandi ijye ibarinda, ijye ibaha umugisha. Mwebwe mudukurikira igihe cyose, abakanze subscribe n'abatarikanda, ni ukuri Imana turabasabiye umugisha mwinshi cyane kugira ngo mudukurikire rero, kugira ngo tujye tubana igihe cyose. Namwe mutwumva mukande sheya, abandi bose bagiye babona ijambo ry'Imana. Muri kumwe rero na Gratien, umukozi w'Imana n'ubundi ubagezaho ijambo ry'Imana. Reka tujye tubana muri uyu mugoroba, dusenga Imana, twumve ijambo ry'Imana, kuko turabakunda n'Imana irabakunda. Yesu Kristo ijambo riravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe musange ndabaruhura. Iyo turi kumwe, iyo twumva ijambo ry'Imana, ijambo niryo ridukura, riduhindura, ijambo rikadukomeza, rikaduhumuriza igihe cyose. Iyo duhura n'ibibazo n'intambara muri iyi si duhura nabyo, Satani abaduhiga, Satani abaturwanya, buri muntu wese abamurwanya, ariko iyo wumvishe ijambo ry'Imana riraguhumuriza. Ijambo ry'Imana ni umucyo utumurikira, ijambo ry'Imana ni umucyo utuyobora, kuko ijambo ry'Imana buri muntu wese uryumvishije riramuruhura. Ufite ibibazo, ufite intimba, riramuruhura. Imana ishimwe rero mwebwe mwese mudukurikira, twavuga ngo Imana ibaha umugisha, turawubasabira. Reka rero turirimbane indirimbo nziza cyane dukunda. Buri siku nikwifuza, Mukizira gukumbuye, umva uko bagutakira, ngo niki kigutindije, uzaza ryari mucunguzi, wime bwa bwami budashira, ngo ibyaremwe byose byishime, icyamakaza datinze. Umwami Yesu ubwo azaza, Umwami Yesu ubwo azaza, Umwami Yesu ubwo azaza, tuzamureba twunyurwe. Azazana n'ingabo ze, impanda bazivugije, abapfiriye muri we bazuke bamusanga ubwo. Natwe abazaba bakiriho, atujyane hamwe nabo, tubane nawe iteka ryose, icyamakaza datinze. Satani n'abadayimoni bazahunga mu maso he, ab'isi babagurano, azaza ngo babature, kandi amahoro azatwara isi, azacina barazishire, ahinduri ibi byose bishya, icyamakaza datinze. Bagenzi tube masuru, duhore tumwiteguye, n'ukuri databuja uwo ntawuzi igihe azazira. nyamara azaza ku ngoma ye
aya makuba yamareho, duhumure dutegereje icyamakaza datinze. Umwami Yesu bwazaza, umwami Yesu bwazaza, umwami Yesu bwazaza, tuzamureba tunyurwe, tuzamureba tunyurwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Imana, umuririmbyi aravuga ngo dore isi ukuntu ikwifuza mukiza, iragukumbuye, umva uko bagutakira ngo niki kigutindije. Uzaza ryari mucunguzi wime bwa bwami budashira, ngo ibyaremwe byose byishime, icyama ukazaza udatinze. Umuririmbyi abyitegereje yumva akumbuye ijuru, ari mu mwuka. Uzaza ryari mukunzi, uzaza ryari ibyaremwe byose ngo byishime, uzaza ryari. Umuririmbyi arakomeza aravuga ngo umwami Yesu ubwazaza, tuzamureba twishime. Umwami Yesu ubwazaza, abakiranutsi bazamureba bishime. Umwami Yesu ubwazaza, benshi cyane bazishima. Ariko nawe ndagira ngo nkwifurize kugira ngo nawe uzabone Kristo, nawe uzishimire kubona Kristo. Haleluya. Uyu muririmbyi yuzuye umwuka wera, yumva akumbuye guhimbaza, yumva akumbuye guhimba. Ariko aravuga ngo yumva arakumbuye ngo umwami Yesu ngo uzaza ryari, icyama ukazaza udatinze. Umwami Yesu azaza ryari? Ubwo Yesu azaza tuzamureba twishimye. Abakiranutsi bazamureba bishimye, abagabo bazamureba bishimye bakiranutse, abasore bakiranuka bazamureba bishimye, ababyeyi nuko bazamureba bishimye. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo nkwifurize buri muntu wese, wowe utwumva, wowe utureba, wowe wumva iyi message, mbese wowe uzamureba gute? Uzamureba uri hehe? Ariko uyu muririmbyi aravuga ngo tuzamureba twishimye. Kazazana n'ingabo ze, impanda bazivugije, abapfiriye muri we bazuke bamusange ubwo. Haleluya. Abapfiriye muri we, abapfiriye muri we bazamusanga, abapfiriye muri we bazazuka, abapfiriye muri we abo ngabo bazamureba bamusanganire ubwo. Haleluya. Azazana n'ingabo ze, impanda bazivugije. Haleluya. Abapfiriye muri we, abapfiriye muri Kristo, abamwizeye, abo ngabo bazazuka. Mbese wowe uzaba uri hehe? Uzaba uri mu bazuka? Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nawe ntakwifuriza kugira ngo uzabe mu bazuka. Uzazuke, nawe uzazuke mu muzuko w'abakiranutsi, ngo natwe abazaba bakiriho atujyane hamwe nabo, tubane nawe iteka ryose. Haleluya. Ntawe ugira ibyiringiro yuko uzajyana na Kristo, abazajyana nabo. Haleluya. Umuririmbyi ayuzuye umwuka wera aravuga ngo natwe abazaba bakiriho tuzajyana na babandi bapfiye muri Kristo. Natwe abazaba bakiriho, abazaba barakoreye Imana, abazaba barizeye Kristo, abazaba bari kumwe n'Imana, baramwizeye, baremeye kumukurikira, abo ngabo bazazukana na Kristo, abo ngabo bazajyana na Kristo. Nawe ndagira nkwifuriza, wowe uri kutwumva, nawe uzazukane na Kristo, nawe uzaba uri kumwe na Kristo. Haleluya. Ngo Satani n'abadayimoni bazamuhunga mu maso he.
abanyabyaha bazahunga mu maso abatazaba barakoreye Imana bazahunga mu maso he. Abisi n'abagurano azaza ngo ababature, kandi amahoro azatwara isi, azaca intambara zishire, ahindure ibi byose bishya. Haleluya. Uwo mugabo Kristo, uwo mugabo twakurikiye, uwo mugabo nawe wakurikiye, uwo mugabo nawe wemeye ukamukurikira, ahazagera azaba ari amahoro. Azaza ntabwo azatinda, azaca intambara zishire, ntabwo intambara zizongera kubaho. Azaba ageze aho Yesu ageze haba amahoro. Yageze mu rugo rwawe haba amahoro, yageze mu muryango habamo amahoro, yageze mu bucuruzi uracuruza bikagenda neza, ahageze biba bishya. Haleluya. Ahageze ahindura ibi byose bishya. Azaca intambara zishire, intambara ntago zizongera kuba kuko azaba yahageze. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Yesu Kristo aho ageze haba amahoro. Nawe ndagira ngo nkubwire ngo kurikira Yesu Kristo kuko ahageze aba ari amahoro. Muri imbya arakomeza avuga ngo bagenzi tube maso, dore tumwiteguye. N'ukuri datuwo ntawe uzi igihe azazira, nyamara azaza ku ngoma ye akuba ayamareho. Haleluya. Nukuri ndakareka nkubwire ntawe uzi igihe azazira. Bagenzi nimuze tube maso, mwebwe abakurikiye Kristo, mwebwe abakurikiye Imana, mwebwe abicishije bugufi. Ntawe ndagira nkubwire ngo uce bugufi, ntawe uze mu mukumbi w'Imana. Ariko umuririmbyi aravuga ngo bagenzi ngo tube maso, duhore tumwiteguye kuko tutazi umunsi n'igihe. Haleluya, haleluya. Muri uyu mwanya ndagira nkubwire ngo nawe ube maso kuko utazi umunsi n'igihe. Wowe mukobwa w'umusore ba maso, usenga Imana kuko ntago uzi umunsi n'igihe. Haleluya, haleluya. Kuko umwami ahageze haba amahoro, kuko umwami ayageze ku mugota byara arabyara. Uwo mwami yageze mu bibazo, iyo ufite ibibazo biragenda, iyo ufite intambara zivaho. Haleluya, Imana ishimwe. Uwo mwami iyo umwakiriye, iyo ufite amadeni avaho, iyo ufite ibikugoye bivaho, kuko uwo mwami wamwakiriye. Ariko ijambo riratubwiye ngo umuririmbyi aratubwiye ngo bagenzi tube maso. Nawe ndagira ngo nkubwire ngo ba maso kuko utazi umunsi n'igihe, ba maso kuko tutazi igihe bizabera, ba maso kuko umunsi w'iteka ntabwo tuzi igihe uzazira. Kandi uwo munsi w'iteka uzaba ukomeye kandi uzaba uruhije, uzaba ugoye abantu. Najya nkubwire ngo ngaho nawe ba maso, tubane maso kuko birakwiriye. Najya nkubwire ngo ntago tuzi umunsi n'igihe, kuko buri muntu wese niyitegure. Kuko umuririmbyi yavuze ngo ntawe uzi igihe azazira, nyamara azaza ku ngoma ye aya makuba yamareho. Duhumure, dutegereze icyamakaza adatinze. Nawe rero reka nkubwire ngo ba maso kuko tutazi umunsi n'igihe. Haleluya, haleluya. Wowe unyumva, Yesu yenda kuza, Yesu umunsi w'iteka wenda kugera. Ariko ndagira nkubwire ngo senga Imana, ndagira ngo nkwifurize kugira ngo nawe uwo munsi ntuzagutungure nk'aba bakobwa 10. Bamwe bari abanyabwenge, abandi ari abapfu, ariko 5 b'abanyabwenge bari bafite amatabaza bibikirije n'amavuta ku ruhande. Ariko abapfu bo bari bafite amatabaza nta mavuta bafite yandi. Ariko nukuri umukwe bari bamutegereje, bategereje umukwe yuko azaza, bategereje umukwe yuko azaza, bararambirwa barasinzira.
ni nk'uko abantu benshi cyane basinziriye, abantu benshi cyane barasinziriye, dore barambiwe Yesu ko umukwe azaza, barambiye ko Yesu yaravuze ngo nzaza nk'umujura, ntawe uzamenya igihe nzazira. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nawe nturambirwe. Abantu benshi bararambiwe ngo Yesu aratinze, ariko ntabwo atinze kuko igihe cyenda kugera. Yesu ntabwo atinze, azaza vuba. Abantu benshi bararambiwe, abantu benshi cyane bari kwigira bari gusubira inyuma. Haleluya Imana, Yesu ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Abantu benshi bararambiwe, ndagira nkubwire ngo bamaso kuko igihe kirageze. Dore Yesu agiye kuza, dore umukwe agiye kuza, kandi arasanga usinziriye. Ariko ndagira nkubwire yewe mukobwa, mugore, mudamu, mubyeyi, ongera ibihe byo gusenga, ongera. Yesu yenda kuza, dore umunsi w'Uwiteka uri hafi. Ariko ndagira nkubwire ngo ongera ibihe byo gusenga. Ariko batanu b'abapfu barambirwa umukwe yenda kuza, baramurambirwa, noneho barisinzirira. Ariko umukwe amaze kuza basanga yasinziriye. Byabibabaje, umukwe aje nawe agasanga urasinziriye. Ariko ndagira ngo nkubyutse muri uyu mwanya, ndagira ngo wicure mu izina rya Yesu Kristo. Usinziriye, wisinzira kuko umukwe yenda kuza. Kandi ikibabaje nuko yaza agasanga urasinziriye, kandi nawe waramutegereje nk'uko abandi bategereza umukwe. Biraba byabibabaje. Ariko batanu b'abanyabwenge baramutegereje kuko bari bamwiteguye. Nubwo bari basinziriye, ariko bari bafite utundi tuvuta bashyira mu matabaza, baracana baza kumurikira umukwe. Ariko nawe ndagira nkubwire ngo ibikire amavuta muri wowe, ibikire amavuta kugira ngo umukwe naza uzabe witeguye, kugira ngo igihe nikigera nawe uzabe witeguye, kugira ngo umunsi w'Uwiteka nugera nawe uzabe witeguye. Wowe usinziriye, icura kuko umukwe araje. Wowe usinziriye, wowe urambiwe, dore igihe kirageze. Ndagira ngo nkwicuze, wongere kuba maso, ube maso usenge kuko umukwe araje, aje gufata umugeni. Dore igihe kirageze, wowe unyumva, wowe uri kutwumva, wongera kuba maso, ube maso kuko umugeni, umukwe araje, aje gutwara umugeni. Haleluya, Imana ishimwe. Muri uyu mwanya ijambo riramanutse, riravuze ngo ongera kuba maso, usenga Imana, kuko igihe tugezemo ni ibihe bikomeye. Dore ni ibihe biruhije, ni ibihe bikomeye cyane. Ariko umuririmbyi abibonye avuga ngo bagenzi mube maso, dore muhore mwiteguye. Nawe uri umugenzi uragenda, ariko ndagira nkubwire ngo nawe ba maso, uhore witeguye. Ube nk'aba bakobwa bari batanu b'abanyabwenge, ubwo bari bafite amatabaza, ariko bari bafite n'amavuta ku ruhande, bari biteganyirije. Umukwe amaze kuza bahita bagendana nawe. Ariko ndagira ngo nkwifurize nawe uhore witeguye. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Muri uyu mwanya rero tugiye katwumve ijambo ry'Imana, ubuhanuzi bw'Imana. Imana yadushyize ku mutima, riri muri Zefaniya umurongo wa mbere, Zefaniya n'igice cya mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana ihana abayuda ku bw'ibyaha byabo. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Zefaniya. Amena. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Zefaniya. Muri uyu mwanya ijambo ry'Uwiteka rije kuri njyewe, kuri Gracie, kugira ngo ribagereho.
ariko muri iki gihe ryaje kuri Zefaniya rihanurirwa abayuda, ariko muri uyu mwanya rirahanurira wowe unyumva, wowe aho uri hose, waba uri muri Amerika, waba uri mu Burayi, waba uri muri Canada, waba uri muri East Africa, ni mu Rwanda, muri Congo, ahantu hose, muri Uganda, Burundi. Uyu mwanya iri jambo ni iryawe. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Zefaniya mwene Kushi, mwene Godariya, mwene Amariya, mwene Hezekiya ku ngoma ya Yosaya, mwene Amoni umwami w'Ubuyuda. Uwiteka aravuga ati, nzatsembaho ibintu byose biri ku isi, nzatsemba abantu n'amatungo, nzatsemba ibiguruka mu kirere n'amafi yo mu nyanja, n'abakiranirwa n'ibisitaza byabo, nzaca abantu ku isi, no Uwiteka avuga. Nzarambura ukuboko kwanjye ntere ab'i Buyuda n'abatuye i Yerusalemu bose, nzaca ibyasigaye bya Bali aho hantu n'izina ry'Abakemari, hamwe n'abatambyi n'abasenga ingabo zo mu ijuru bari hejuru y'amazu yabo, n'abasenga barahira Uwiteka bakagerekaho na Milikomu, n'abasubiye inyuma bareka gukurikira Uwiteka, n'abatigeze gushaka Uwiteka haba no kumusenga. Abo ni ku munsi w'Uwiteka. 10, uwo munsi ni ko Uwiteka avuga, hazumvikana induru ku irembo ry'amafi n'umuborogo ukomeye mu ruhande rwa kabiri, no gukomera kuzana guturuka mu misozi. 14 haravuga ngo, umunsi ukomeye w'Uwiteka uri bugufi. Imana iturengere. Umunsi w'Uwiteka uri bugufi, ndetse umuhindo wawo ugeze hafi, kandi urihuta, intwari irataka inyigiriwe. Uwo munsi ni umunsi w'uburakari, ni umunsi w'amakuba, ni umunsi w'amakuba n'umubabaro, ni umunsi wo kurimbura no kwangiza, ni umunsi urimo umwijima n'ibihu, ni umunsi w'ibicu n'umwijima n'ibicuraburindi, ni umunsi wo kuvuza impanda n'induru bivugira imidugudu y'ibihome n'iminara miremire. 18 ifeza zabo n'izahabu zabo ntabwo bizabasha kubakiza ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka, ahubwo igihugu cyose kizatsembwa n'umuriro utewe no gufuha kwe, kuko azatsembaho abatuye mu gihugu bose biteye ubwoba. Imana iturengere. Bakunzi bacu rero, ijambo ry'Imana ni iringiri, ni ubuhanuzi. Intego y'amagambo ni umunsi w'Uwiteka, nuko ijambo riza kuri Zefaniya. Umutwe w'amagambo watubwiye ngo Imana ihana Abayuda kubw'ibyaha byabo. Muri uyu mwanya natwe muri iki gihe abantu bari gukora ibyaha, ariko ubuhanuzi buramanutse. Imana ihana abantu batuye muri iyi si kubera ibyaha byacu. Ariko ndagiraga nkubwire muri uyu mwanya, umunsi w'Uwiteka uraje. Dore umunsi w'Uwiteka uzaba ukomeye kubera ibyaha by'abantu. Dore ibyaha by'abantu byarabaye byinshi, byarazamutse imbere y'Imana, Imana irabireba. Muri uyu mwanya ntago ari Abayuda, ahubwo ni abantu batuye muri iyi si. Ariko ijambo ry'Imana, ijambo rigera kuri Zefaniya.
riramubwira ngo ku munsi w'Uwiteka ni umunsi uzaba ukomeye, ni umunsi wo guhana, ni umunsi uzaba abantu bazaba bafite umuborogo. Uwiteka aravuga ngo nzatsemba ibintu byose biri ku isi ku munsi w'Uwiteka. Uwo munsi azaba ari umunsi ukomeye cyane, ngo nzatsemba abantu n'amatungo, nzatsemba ibiguruka mu kirere n'amafi yo mu nyanja, n'abakiranirwa n'ibisitaza byabo nzaca abantu ku isi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo muri uyu mwanya haje umuburo uvuga ngo uwo munsi w'Uwiteka nawe ntuzakugereho. Ndagira ngo nkubwire ngo muri uyu mwanya uwo munsi w'Uwiteka uzaba ukomeye, kuko Uwiteka Imana azatsembaho ibintu byose. Azatsemba abakiranirwa, azatsemba n'ibisitaza, niko Uwiteka avuga. Azaba ari umunsi ukomeye cyane, umunsi ukomeye. Uwo munsi ukomeye, umunsi ukomeye w'Uwiteka uri bugufi. 14. Ndetse umuhindo wawo ugeze hafi kandi urihuta. Ngo uwo munsi ni umunsi uzaba ukomeye, ni umunsi kandi uregereje. Umuririmbyi yavuze ngo bagenzi ngo mube maso kandi mwitegure, kuko igihe kirageze, ni igihe kigeze. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ni umunsi uzaba ukomeye, ni umunsi uzaba uruhije. ngo uwo munsi ni umunsi w'uburakari, ni umunsi w'amakuba, ni umunsi w'akababaro, ni umunsi uzaba ukomereye abantu, ni umunsi uzaba ukomereye abakora ibyaha, ni umunsi uzaba ukomeye. Ndagira ngo nkubwire ngo uwo munsi azaba ari umunsi, ariko ndagira ngo nkubwire, ndagira ngo nkuburire, ndagira ngo nkubwire ngo garukira aho ngaho, kuko uwo munsi nukugeraho uzaba ugukomereye. ni umunsi uzaba ureba abanyabyaha, ariko ndagira ngo nkubwire ngo nawe ntuzawurimo, kuko uwo munsi ku 17 ngo nzihebesha abantu bagenda nk'impumyi, kuko bacumuye ku Uwiteka kandi amaraso yabo azaseswa nk'umukungugu. Uwo munsi azaba ari umunsi wo guhana abacumuye ku Uwiteka. Uwo munsi azaba ari umunsi w'abantu basubiye inyuma, bareka gukurikira Uwiteka, n'abatigeze gushaka Uwiteka haba no kumusenga. Uwo munsi azaba ari umunsi abantu abanga Imana, abakoze ibyaha. Azaba ari umunsi w'abatinganyi, azaba ari umunsi banga Imana, banze gukurikira Imana. Ariko ndagira ngo ubwire ngo wowe unyumva, wowe ukora ibyaha, wowe umutinganyi, wowe babwira ntiwumve, ndagira ngo nkuburire, garukira aho ngaho, kuko uwo munsi uzakugeraho, kandi uwo munsi uzaba ugoye. Uzicuza uvuga ati Imana, dore ntabyo narinzi, ariko muri uyu mwanya ijambo ry'Imana rikugezeho. Wowe unyumva ahantu hose, wowe unyumva aho uri hose, waba uri mu Burayi, waba uri mu Rwanda, waba uri mu Burundi, ndagira ngo nkubwire ngo uwo munsi azaba ari umunsi ukomeye. Ariko ndakuburiye, uwo munsi ntuzakugereho. uwo munsi kuko uzaba ukomeye, azaba ari umunsi w'umuborogo, azaba ari umunsi w'akababaro, azaba ari umunsi azaba ari umunsi w'umwijima, azaba ari umunsi w'ibihu, azaba ari umunsi ukomeye cyane, uwo munsi w'Uwiteka. ndagira ngo nkubwire ngo ngarukira aho ngaho nawe uze muri Kristo Yesu, garukira aho ngaho nawe uze kwakira agakiza, garukira aho ngaho kuko Yesu aragukeneye. Yesu aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, ngo muze musange ndabaruhura, kuko nawe aragukeneye, kugira ngo uwo munsi ntuzakugereho, kuko azaba ari umunsi uruhije. Ariko ndagira ngo nkuburire muri uyu mwanya, wowe utwumva, wowe utureba, wowe utwumva, wowe udukurikira, wowe udakijijwe, wowe wasubiye inyuma,
inyuma, wowe wasengaga ugasubira inyuma, wowe wasogongeye ugasubira inyuma, kuko azaba ari umunsi uzaba ukomeye, wowe utumva. Yesu aragukeneye, Yesu aragushaka, Yesu aragushaka muri uyu mwanya, kuko uzashaka Uwiteka uzamubura. Hari igihe kizagira ushaka Uwiteka byange, kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo mushakashaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, kandi nimumwegere akiri bugufi, kuko hari igihe kizagira ushaka Uwiteka ntibishoboke ko umubona. Ariko muri uyu mwanya ufite amahirwe yo kugira ngo ushake Uwiteka, ufite amahirwe yo kugira ngo ubone Uwiteka, kuko araguhamagarira kumushaka, araguhamagarira kugira ngo noneho umubone, kuko aracyari umwanya, kuko uwo munsi nugera uzashaka Uwiteka bitagishoboka, kuko uwo munsi nugera uzashaka gusenga bitagishoboka, kuko uwo munsi nugera bizaba byarangiye. Mu gihe cya Nowa bashatse Uwiteka, bashatse gukinguza Nowa biranga, kandi Nowa yari yarababuriye. Natwe muri uyu mwanya turi kubaburira, natwe turahamagara, turazamura ijwi ryacu, turavuza impanda kugira ngo muze mugarukiraho ngaho, mugarukiraho yemwe namwe muri kugenda, muri mu mabuwate, muri mu buraya, muri aho ngaho muri ku makabari, muranywa inzoga, muri abasinzi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ngwino, baraguhamagaye. Yesu araguhamagara kugira ngo ugaruke. Nowa yajyaga yaburiraga abantu, dore imvura izagwa, dore Imana yarambwiye ngo twubake inkuge ngo tuzayihungiremo, ariko abantu nibarinangira ntibabyumva. Benshi cyane bararambirwa, baje kumufasha, baramufasha ariko bararambirwa. Ariko ndagira ngo ubwire ngo nturambirwe iby'Imana, dore benshi cyane barambiwe gutegereza. Ariko ndagira ngo ubwire ngo nturambirwe iby'Imana, kuko iby'Imana birya barambije, iby'Imana birya bategereje. Ariko nukuri ndagira ngo ubwire ngo ntube nk'abandi ku bwano, abana binangiye imitima, ariko nyuma baza kurimbuka, baje kurimbuka, kandi ibyo bari barabwiwe byarabaye. Baza kwicuza, babwira Nowa wakinguye, kingura, ngo ninde wakubwiye ngo gukinga? Ariko Nowa arababwira ngo dore wa wundi nababwiye, wa wundi wambwiye ngo tubazi inkuge tuzahungiramo niwe wafunze. Ariko ndagira nkubwiye ngo nawe ibyo ntibizakugire ngo bigutungure. Muri uyu mwanya ukawumvisha ijambo ry'Imana, ukawumvishije umuburo, nawe ntibizagutungure, kuko hari igihe kizagira wicuze. Nukuri ntuzicuze, ndagira nkubwire ngo muri uyu mwanya ntuzicuze, kuko wumvishe ijambo. Ndagira nkubwire ngo garukira aho ngaho, kuko Uwiteka aragukeneye. Ntuzabe nk'abo ku bwa Nowa, aho ku bwa Nowa baje kwinangira, ariko imvura iragwa, ibyo Nowa yavugaga birasohora, byarasohoye, baricuza. Imvura iragwa, babona amazi arazamutse, amazi arengeye ibiti. Hari igihe nawe uzashaka Kristo, hari igihe uzashaka Imana ntibikunde, ariko ndagira ngo ubwire ngo wowe utwumva, wowe udukurikira, wowe utari wakizwa, wowe utaraza muri Kristo, ngwino uhunge, hunga udapfa, hungira mu nkuge. Kuko no ku bwa Nowa yarababuriye, arababwira ngo imvura igiye kugwa, ariko ntibabyumva. Ariko nawe ndagira ngo ubwire ngo byumve, byiteho, kuko nukuri imvura yaraguye, abatarabyumvishije imvura iragwa, irabarengera, bararimbuka. Ariko muri uyu mwanya nawe rero ntibizagutungure, kuko ijwi ry'Imana riramanutse rikubwira ngo dore umunsi w'Uwiteka urageze, dore umunsi w'Uwiteka uri bugufi.
bugufi, ariko uraburirwa kugira ngo uve muri ibyo ngibyo, uve muri ibyo ngibyo, kuko Uwiteka aragukeneye kugira ngo uze mu gakiza k'Imana, uhungire mu nkuge, kugira ngo imvura nawe itazakunyagira, ntawe imvura itazakumerera nabi, kugira ngo utazarimbuka, kuko Yesu Kristo aracyagutegereje, aracyateze amaboko, aracyakubwira ngo haracyari igihe cyo gukiranuka, haracyari igihe cyo kwihana. Wowe mukobwa rero utumva, haracyari igihe cyo kwihana. Wowe musore w'umugore, haracyari igihe cyo kwihana, kugira ngo nawe uze mu buntu bw'Imana. Aracyakira abantu, aracyabakira aho ngwino muri Kristo Yesu, kuko Yesu Kristo yaritanze ku bwawe, yagiye ku musaraba ku bwawe, yamennye amaraso ku bwawe kugira ngo ukizwe, kuko ijambo riravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Nawe yarakwitangiye, wowe utwumva yarakwitangiye, dore yitangiye ibyaha byawe, dore yitangiye ubusambanyi, dore yitangiye ubutinganyi, ariko ngwino ibyo byose arakubabarira, kuko aragukeneye. Utazaba nk'aba bandi bo ku bwa Nowa bamaze kwinangira, ku iherezo baza kurimburwa n'amazi, ariko abumviye ijambo, abumviye Nowa baje kurokokera mu nkuge, ari agakiza ariyo muri Kristo. Nawe ngwino urokokere muri Kristo, kugira ngo uwo munsi Uwiteka utazakugeraho, kugira ngo uwo munsi nawe utazarimbukira mu banyabyaha, kugira ngo uwo munsi w'agahinda nawe utazaba uri kurira, utazarira. Ariko muri uyu mwanya ijambo ry'Imana riramanutse rikubwira ngo ngwino aragukeneye. Uwo munsi azaba ari umunsi ukomeye, umunsi azaba ari umunsi wo kurira, ariko nakwifuriza kuvuga ngo ngwino muri Kristo Yesu, aho amahoro abera. Muri Kristo harimo urukundo, muri Kristo harimo imbaraga, muri Kristo harimo amahoro, nta ntambara zibamo, nta n'ibibazo bibamo. Ariko ndagira ngo mbwire ngo ngwino, Yesu aragukeneye, Yesu aragushaka. Yesu Kristo avuze ngo ngwino, yemwe abarushye n'abaremerewe, ngo musange ndabaruhura. Musange ndabaruhura, kuko muri Kristo harimo amahoro, harimo ibyishimo. Ariko ku munsi w'Uwiteka ndagira ngo nkubwire ngo ntuzakugereho, kuko azaba ari umunsi ukomeye, azaba ari umunsi w'umubabaro. Ariko muri uyu mwanya uraburirwa kugira ngo ugarukire aho ngaho. Wowe mugabo ugarukire aho ngaho, wowe musore ugarukire aho ngaho, wasubiye inyuma, warasengaga, wari umuririmbyi, wari umuvugabutumwa, ariko wasubiye inyuma. Nawe Uwiteka Imana araguhamagaye, dore wari umuvugabutumwa, uri umupasiteri, ariko urakorera Imana utarimwo neza, ariko Imana irakubwiye ngo garukira aho ngaho, kuko uwo munsi Uwiteka Imana nugera azaba ari umunsi ukomeye cyane. Uwiteka ijwi ry'Imana riravuze ngo garukira aho ngaho. Birashoboka ko wari umuririmbyi, wari umunyamasengesho, uri umuririmbyi uririmba neza, ariko garukira aho ngaho, wasubiye inyuma. Waragiye uribagirana, washatse gusubira aho wavuye, ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo garukira aho ngaho, kuko abasubiye inyuma abo ngabo uwo munsi uzabagora. Ngo n'abasubiye inyuma bakareka gukurikira Uwiteka, n'abatigeze gushaka Uwiteka haba no kumusenga, abo ngabo uwo munsi Uwiteka azaba ari umunsi ukomeye cyane, azaba ari umunsi ubagoye abasubiye inyuma. Dore n'abatigeze gusenga, n'abatigeze kumenya Imana, n'abasenga ibishushanyo, abo ngabo uwo munsi Uwiteka uzabageraho, n'abasambanyi uzabageraho. Uwo munsi Uwiteka uzawubakomerera. Kandi ijambo ry'Imana ku 18 hakomeza akatubwira ngo ifeza zabo n'izahabu zabo ntabwo bizabasha kubakiza ku munsi uburakari bw'Uwiteka.
uwo munsi nta kintu kizaba kiza. waba ari umukire, waba ufite amamodoka, waba umeze amafaranga ari ayawe, uwo munsi nta kintu kizaba kiza. waba ufite ifeza n'izahabu, ibyo ari byo byose uzaba ufite, waba uri umuntu ukomeye, ariko uwo munsi ntacyo uzakumarira. uwo munsi ntacyo uzarenzaho. benshi cyane bafite amafaranga, bafite amafeza menshi cyane barayafite, ariko uwo munsi ntaho uzatabaza. bizaba byabaye ubusa, amamodoka azaba yabaye ubusa, ayo mazu mufite azaba yabaye ubusa, ayo mafaranga azaba yabaye ubusa. azaba ari agahinda n'akababaro. indege uzaba ufite zizaba zabaye ubusa, banki zizaba zuzuye amafaranga zizaba zabaye ubusa. ariko ndagira ngo nkubwire ngo uwo munsi w'Uwiteka, ndagira ngo uzaba ari umunsi ukomeye cyane. ariko ndaguhamagarira gukiranuka no gukizwa no kuza muri Kristo Yesu, kuko ibyo uzaba wishingikirijeho ntacyo bizaba bimaze. yaba amafaranga ntacyo azaba amaze, ibyo ufite byose bizaba byabaye ubusa. gukomera uzaba ufite ntako kuzaba kumaze. waba uri perezida, waba uri umuyobozi, uri bishopu, waba uri cyo cyose, uwo munsi w'Uwiteka byose bizaba byacitse amazi. ariko ndagira ngo nkuburire, nawe ugarukira aho ngaho uze muri Kristo Yesu, kuko Yesu Kristo niwe karuhura. Yesu Kristo niwe uguhamagaye kugira ngo akuruhure. Yesu Kristo arakuvuze ngo ngwino muri we kugira ngo akuruhure. uwo munsi w'Uwiteka uzawurokoke. Yesu Kristo azakurokora kuri uwo munsi. ngwino rero uze muri Kristo Yesu ubashe gukizwa. ngwino tugusengere, ngwino wakira agakiza, ngwino wowe utwumva ahantu aho uri hose, kuko Yesu ateze amaboko. nawe uze muri Kristo Yesu, kuko icyo gihe ntawe uzatabaza undi. buri muntu wese azaba yiyobora, buri muntu wese azaba ari kugira amagara ye, ariko ntacyo bizamara, nta nicyo bizamara rwose. ariko ndaguhamagarira kuza muri Kristo Yesu. umunsi w'Uwiteka uzaba ukomeye cyane, umunsi w'Uwiteka uzaba ugoye, ariko nakwifuriza kugira ngo uwo munsi w'Uwiteka ntuzahure nawo. uwo munsi w'Uwiteka ntuzahure nawo. uwo munsi w'Uwiteka tuzabe turi kumwe muri Kristo Yesu. muri Kristo Yesu tuzabe dufite amahoro. uwo munsi w'Uwiteka tuzabane na Kristo. uwo munsi w'Uwiteka tuzabe turi kumwe, kuko uwo munsi w'Uwiteka ntabwo uzagera ku bakiranutsi. umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, umukiranutsi azabeshwaho n'imbaraga za Kristo, kuko ari muri Kristo Yesu, kuko twagiye muri Kristo Yesu, kandi tuzawurokokera muri Kristo Yesu. tuzawurokokera mu nkuge Yesu Kristo yatwubakiye. Yesu Kristo yatwubakiye inkuge ikomeye, inkuge ntacyo tuzaba kuko turi kumwe nawe. nawe ngwino urokokere muri Kristo, ngwino urokokere mu nkuge ya Kristo, kuko aragukeneye. nawe uzarokoke kuri uwo munsi. ariko abanyabyaha abo ngabo nibo bazagorwa kuri uwo munsi. ariko ndagira ngo nkwifurize nawe uzarokokere muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane kandi habwe icyubahiro. wowe utwumva, wowe utari wakizwa, wowe utari waza muri Kristo Yesu, dore Yesu yadushyize imbere inzira ebyiri ngo duhitemo. adushyira inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu ngo duhitemo. ariko ndagira nkwifurize guhitamo inzira y'ubugingo, kuko abari muri Kristo Yesu nta kibazo bafite. abari muri Kristo Yesu nta ntambara. abari muri Kristo Yesu ni amahoro gusa. nawe ngwino turaguhamagara, nawe uze muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane kandi habwe icyubahiro. rero muri mwebwe mwese muratwumva, hari ushaka gukizwa no kugaruka imbere y'Imana, hari ushaka gukiranuka, ariko nakubwira ngo reka tugusengere ubashe gutera intambwe,
kuko iyo uteye intambwe imwe gusa Yesu Kristo atera 99 kugira ngo agusanga akuzane. Waca bugufi imbere y'Imana kugira ngo Imana ikwishimire. None reka dusenga Imana, nawe uhindukirira Imana kuko Yesu aragukeneye. Mu izina ryawe Yesu Kristo, uruwera kandi urakiranuka, Mana uri umukozi w'umuhanga, niwe twizeye kandi niwe udukunda. Ibihe byose uri Imana kandi uruhindura byinshi cyane kuri twebwe. Abana bawe turi imbere yawe, abatwumva Mana bagirire neza. Mana Uwiteka ni ukuri, ijambo ryawe riratubwiye ngo umunsi w'Uwiteka, umunsi wawe Mana azaba ari umunsi ukomeye cyane, azaba ari umunsi uruhije. Ariko Mana ikomeye, abatwumva turasenze cyane, hari abashaka kugira ngo uwo munsi bazawurokoke, kandi kurokoka ni inzira imwe gusa, ni inzira yo gukiranuka. Ngabo baha imbaraga bakiranuke, baha imbaraga bajye bahungire mu nkuge, bahungire mu gakiza, baha imbaraga zawe Mana, ubahindure Mana Uwiteka Mana ikomeye, baha imbaraga zawe bakizwe mu izina ryawe Yesu Kristo. Turasenze cyane kugira ngo bahindukire, baha imitima yoroshye Mana, ubakure imitima yibuye Uwiteka Mwami, ubakuremo ya mitima yo kwinangira, ahubwo bace bugufi Mana ikomeye, nabo bakizwe, amaraso yawe abakize mu izina ryawe Yesu Kristo. Kubera ko uri Imana, uri Imana igira neza, uri Imana ishobora byose. Ngaho uri Imana ndagushimiye kuko buri muntu wese umugejeje kuri iri jambo akabasha kuryumva Mana, agahindukira Mana, agakizwa, akagaruka. N'abasubiye inyuma ukabaha imbaraga zo kugaruka mu buntu bwawe kuko barasogongeye. Ngaho Uwiteka bagarure mu nzira zawe Mana, babashe gukiranuka kubera ko uri Imana ibishoboye. Ngaho ukiza abarwayi nabo bakire Mwami, aho bari hose bakire mu izina ryawe. Aho bari hose ubaha imiti idasharira, aho bari hose bakire Mana. Basikuso ry'uburwayi baryamye nibahaguruke mu izina ryawe, abari kwa muganga nibahaguruke mu izina ryawe. Ngaho babyizere kubwira isengesho dusenze kuko ushoboye, uri Imana, mu izina ryawe Yesu, amen.